Mosi TV. Iyi ni sheni y'ivugabutumwa, ijambo ry'Imana, waza tukabana n'amasengesho, ushaka gusenga wabana natwe, ukurikirana iyi sheni y'ivugabutumwa Mosi TV. Mana ishimwe, turagukunda, wibuke gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ngwino mu muryango mugari wa Mosi TV. abarangi barasohoka tera haleluya. Mbega umugabo uryoshye, mbega ibintu biryoshye, icyamukinjira muri ibyo bihe. Haleluya 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 haleluya. Data wa twese, bari kureba izo mbaraga gushaka kugira ngo ngukundishe gushaka imbaraga z'umwuka wera. Reba, umuhungu yahawe umwuka wera gusa, ariko ntimukumve gusa urwo rugendo ngo rwo kuzura umwuka wera ngo no kuvuga mu ndimi ngo wibwire ngo byapfuye kuza gusa. Reka da, Yesu yarabanje arabatereninga ngo yari yabohereje kwirukana abadayimoni, ngo bagezeho abadayimoni barabagangarana, ngo bakajya babwira ati mwebwe satera kareka ntabwo mwe mwatwirukana. Ngo baragenda bamubwira ati mwami, hari abadayimoni twirukanye baragenda, hari abo twakubise turabashwiragiza baragenda, ariko hari n'abatugangaranye banadusuzuguye banadututse. Ndagira ngo dusome mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'umunani. Igice cya mbere umurongo w'umunani aravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Kadukomeze dusome kandi mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo waho wa 31. Tuhasome naho haravuze ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye, haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. 32. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, kandi nta n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga, kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose, nta mukene wababagamo, kuko bari bafite amasambu bose cyangwa amazu, babiguraga bakazana ibiguzi by'ibyo baguze bakabishyira intumwa, nazo zikabigabanya abantu, umuntu wese agahabwa icyo akennye. Na Yosefu umulewi wavukiye i Kurupo, uwo mu ntumwa zahimbye Barinaba, risobanurwa ngo umwana wo guhugura. Yari afite isambu arayigura, azana ibiguzi byayo abishyira intumwa. Hanyuma mu bice 5 umurongo wa 1 hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore we Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo. Umugore nawe abizi, maze azana ibice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzura umutima wawe kubeshya umwuka wera? Iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu ukifite ntiyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe,
ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvisha atyo aragwa umwuka urahera, ababyumvishe bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka, baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hahise nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, nibyo. Petero aramubaza ati, niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose nabyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Gende mu bice ariko tutari twarengaho, reka dukomeze twumva aya magambo. Ndashaka ko tuyasoma tukavanamo icyo Imana ivuze. Ndashaka dukomeze tugere hepfo gato. Ibimenyetso n'ibitangaza byinshi byakorwaga mu bantu n'amaboko y'intumwa, kandi bose bateraniraga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Ariko nubwo abantu bose babahimbazaga cyane, ntihagiraga n'umwe muri bo watinyukaga kwifatanya nabo. Nyamara abizeye umwami Yesu bakomezaga kubongerwaho abantu benshi n'abagabo n'abagore. Byatumaga bazana abarwayi mu nzira bakabashyira ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu kigere kuri bamwe. Hateraniraga benshi bavuye no mu midugudu ihereranye n'i Yerusalemu, bazanye abababazwa n'abadayimoni, bose bagakizwa. Ibyo nibyo byatumye abatambyi bakuru bahagurukana n'abari kumwe nawe bose. Haleluya. Iri jambo ry'Imana ni rigari, ariko nifuza ko turiganiraho kandi ukavanamo icyo Imana ishaka. Twahereye ku isezerano Yesu yahaye abigishwa be ubwo yari agiye gusubira mu ijuru, kuko Yesu amaze kurangiza umurimo we, icya mbere yakoreye abigishwa, yabanje kubigisha ko agiye gupfa, abategurira kwakira urupfu rwe, abategurira kwakira ibigiye kumubaho, abajyana no gusenga, abanza no kubaganiriza. Abaza Petero, ariko Petero we urankunda? Ndati yego. Aramubwira ngo ragira abana b'intama. Aramubwira ati, Petero bwa kabiri koko urusha abandi kunkunda? Ati, aramubwira ngo ragira intama zanjye. Amubwira bwa gatatu, aramubwira ati, yego urabizi ko ngukunda. Ngo Petero ngo anababazwa cyane nuko amubwiye inshuro ya gatatu. Ngo aramubwira ngo ragira intama zanjye. Haragiye amubwira ngo ati, kandi Petero, dore Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka, ariko woweho nagusengeye kugira ngo ukomere, numara gukomera ukomeze abandi. Yesu ashimwe. Hano hari n'ijambo rivuga ngo
aragukomeza nawe ugahinduka ukomeza abandi. Ubuzima bwa buri munsi bwo kwa Yesu ni uko aguteza intambwe imwe yo kwa Yesu, ni ikugirira umumaro ariko nawe ukawugirira abandi. Imana ishimwe cyane. Amaze kumubwira ayo magambo arababwira ati ngiye gupfa, ngiye kubambwa. Ababwira ayo makuru, abajyana ku gashyamba aho yakundaga gusengera, kari agashyamba kitwa Getsemani. Murakibutse ako gashyamba kari hakurya y'umugezi. Yambuka uwo mugezi ajya gusengerayo, ngo asenge iryo joro, ngo abira ibyuya bimeze nk'amaraso. Agenda inshuro ya mbere, agaruka asanga basinziriye, agaruka inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu ati ngaho nimuruhukeho. Arababwira ati umutima wanjye ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Arapfa, arahambwa, arazuka. Ni ukuvuga ngo Pasika, guhera kuri Pasika kugeza kuri Pantekote harimo iminsi 50. Yesu azutse yarebye abigishwa be batagira umwuka wera, akora ibintu bitatu bikomeye byanteye ubwoba, byanyeretse urukundo Yesu akunda abantu be. Icyambere muzabibona hano mu Byakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 4. Arababwira ngo ndabinginze nimugende mugume i Yerusalemu. Iyo utaragwiza imbaraga Yesu agucungira hafi kandi akakubwira aho utagomba kurenga. Kuko iyo utarahabwa imbaraga zo guhamya, ntukajye kwihuza n'abantu bakugisha impaka. Haba hari step utarageraho, hari intambwe utaratera. Arababwira ngo nimugende mugume i Yerusalemu. Arababwira ngo kugeza igihe Data azabohereza umufasha, ari we Mwuka we, abingingira kutava i Yerusalemu. Nyamara muzasanga barahavuye. Hari abo mwabonye bari kumanuka bajya mu nzira ya Emawusi, bari batorotse. Hari ba Petero bagiye kuroba, bari batorotse. Ko nawe ni kujya utoroka, sujya utoroka se. Mane baguye ati guma hamwe nzagutabara. Muntu kare yambashije. Ariko ubundi kubera iki Imana itinza amasezerano? Tumubaza ni kubera iki Imana itinza amasezerano? Ugaye Imana itinza amasezerano iti. Tumubaza se ubundi yatinza gute? Cyo none se ikubwiye ugiye hari ikakubwira ngo ndabikoze, wajya nari ikakubwira ngo ndabikoze, kajya nari ikakubwira ngo nkubakira urugo, wajya nari ikakubwira ati ndarwubatse, ati bikamara imyaka 3 itararwubaka, ubwo rubi bitatinze. Ndamubwira nti urayibeshye, kubera ko impamvu yibeshye ibyo ni ibintu bawibwira. Imana ikubwira ko ibikoze kandi koko niba izananirwa kubikora, ahubwo wowe ikigutera kurakara no kurambirwa wishyiriraho igihe. Ariko Imana nubwo ikubwira ngo ndabikoze, ntabwo ikubwira igihe izabikore. Niba rero wowe warishyiriyeho igihe, ubwo icyo gihe cyawe ntigisohore. Igihe cyawe gitandukanye n'icy'Imana. Mugabanye rwose. Umuntu ugasanga ari kuvuga ngo Mana ngo nacumujwe n'amasezerano, ugasanga anakijwe ejo bundi n'iminwa yanyweye kanyanga ntiranakira, iracyababutse. Ariko ugasanga arashaka kugira ngo avuge ku Imana ngo yatindije amasezerano. Ariko Imana urayinayihohotera. Imana mubonanye ejo ubwo itinze gute koko? Imana ntabwo iratinda. Tuyishimire ko yitwa Imana. Asifiwe. Hanyuma abingingira kutava i Yerusalemu, birabananira. Arebye ukuntu batabanyika, aravuga ati ndamutse ngiye mu ijuru, umwuka wera yazasanga nta n'umwe ukiri mu mwanya. Ariko Yesu we uri mwiza, uri mwiza. Aravuga ati reka njye mbiyereka, njye cunganwa nabo nze mbiyereke mu gihe batarahabwa umwuka wera. Ahari bagerageza kumenya. Undi ashaka kukubwira imwe mu mirimo ya mwuka wera.
cyonyine gusa cyo kintu ushaka tuganira, imwe mu mirimo ya Mwuka Wera yonyine, imwe mu mirimo akora, imwe mu mirimo agira ate. aravuga ati ningenda ngahita ukunzutse ngahita ngenda mu ijuru, umwuka azasanga bose baratabanyitse bazaba badahari. Buriya Yesu agucungira hafi, kandi koko nirisha erega ikiziriko kigera, hirya y'ikiziriko niyo haba hari ubwatsi butoshye wapi. Iyo Yesu rero azi intege nke zawe akuzirika kigufi. Wowe iyo urebye amacupa muri kabari utangira gutunga y'amazuru, none ngo Yesu agutuze hafi y'akabara kujyana kuri, ngo none Yesu aguha amafaranga utari wanesha umudayimoni w'akabari, araba yakwimye. Ubanza usenga y'agahato kugira ngo ubanze ukomere, numara gukomera uri gukora iby'ubutwari aguha amafaranga utagicumuzwa n'amacupa, utagitunga amazuru hariya. Naho ubundi se ubu hari ibintu Yesu yakwimye kuko azi ko biguhaye wahita ugwa ukagusha n'amazuru, akaba atoya reka mbe mwihoreye. Nari abantu urabona Imana iha miliyoni 5 ugahita ubona ari kugenda yipanze nka dendo, ukabona ari kugenda wagira ngo hano bashyizemo injariro. kandi hari umuntu w'umushuti wanjye agenda gutya, undi muntu yamaye rifite mu modoka ye, tugeze kuri uwo muntu ari kugenda gutya ngo atarya uriya muntu si inshuti yawe, ni inshuti yanjye. ngo yowe ngo none se wazamubwiye akiyorohereza ngo ntavunika, numva ninjye umwaye, numva ndamwaye, kandi we mbona ntacyo bimubwiye. Rero amafaranga mukunda gusaba ngo n'ibisubizo byinshi, mujye mubanza musaba imbaraga z'umwifato mu bisubizo, kuko ibisubizo bije bikagusanga uri wazi, bigasanga uri vide, bigusha kurusha ibibazo. Ibisubizo byinshi bigusha kurusha ibigeragezo. Ko umuntu waguye mu bisubizo atuka n'Imana, haranavuga ko itabaho, haranayihakana. Iyo umuntu yaguye kubera ibisubizo avuga nabi Imana, n'abantu b'Imana arabasuzugura, akabafata nk'abantu badafite agaciro. Niyo mpamvu mbere y'uko usaba cyane ibisubizo byinshi, jya usaba imbaraga z'umutima zo kugera ibisubizo Imana iguhaye, kuko ibisubizo biragusha. Turimo turajyana, kutanyumva, kutari kunyumva, turimo turajyana, uri kunyumva cyane. Ibisubizo bigira gute? Biragusha. Njyewe nzi umuntu wambwiye ati uzansengere mbona umugabo, ndamusengera aramubona, aramubonye ndamuganisha. Ubu koko waretse amasengesho, twayaga dusenga na yitatu, akambira ati ayitatu ni make dushyira ayitanu, n'umugano yasha je mfite umugore, ibyo bintu byo kunsengesha ayo masengesho ntabwo nayasenga. So urumva we kubera ko yarakeneye umugabo, yumvaga twava mu yitatu tukajya mu yitanu, ngakomeza ngakora uwo musiri ngahinga, kandi we ari we ndi gufasha. Ndamugani reka tujye dushyiramo agapoze, nawe uranyica cyane, usurumva sinzashobora no guhahira urugo. Turasenga turayasenga turayakurura, hanyuma rero aha muboneye aza ari umugabo koko wavuye mu masengesho w'igisubizo, maze ngo ashira imyaka 5 tamuganishwe ko nakikuntu usenga wa mwana we wabaye iki. Arangira ambwira ati pastor kwereka ko buri Imana ngo yaradutabaye, ngo ariko burango yari ifite n'ikishingiraho. Yahereye ku kishaka ati urabona se ntari mwiza. Ndamubwira ya masengesho cyagiye uyasenga kutambwiraga kuri mwiza. Ariko reka mbabaza sibya ko rwose buriya ngo uyu muntu ngo akize ngo icyamwirukanka yashize impumu ngo yibagirwe icyamwirukagaho. Ayi wewe umuntu bamuhaye ubupastori kandi yari umukorodoniye udoda inkweto. Hanyuma rero umushumba ari kwigisha aravuga ati nukuri kose, ati turashimira Imana, ati twebwe abasize byose tukitaba umwami, ati mu bwami tuzakubirirwa inshuro nyinshi. Na wa mugabo nawe wadodaga inkweto ati yego mwami, ati twasize byose. Uwari umwegera ambwira ati rekera aho ngaho, wasize umwanda w'abantu wari wirirwa gutoba, umwanda wo mu birenge by'abantu bakandagiye umwanda inkweto zabo bakazizana ukadoda. Tubwo se wasize uwo mwanda? Ubwo nanze kubivuga uko yabyitaga, wasize amazirantoki nawe ngo warasize. Tubwo se wasize iki? Usibye ko Imana igukura ku rukibagirwa, wasize iki mwene da? Wasize iki? Wasize karanda yiwanyu? Uko bakujyanaga bakakujyana mu bacuraguzi, uko bakumuritse mu bigirwamana, nibyo wasize? Ahubwo washimye Imana yagukuyeyo. Haleluya! Warasize. Wasize iki? Wasize iki?
usibye ko iyo tugeze mu rusengero twese twigira aba VIP tukavuga ukuntu twari dukomeye, twari tunaciriritse nk'umwenda wa makeya. Ubundi mu by'ukuri wasize iki? Wasize iki? Biriya bintu wambaraga bitari bihuye, wabaga bimeze nka bya bintu bya kadahumeka wambaraga, nibyo wasize. Ubwo nibyo bintu uri kudukangisha ngo warasize. Amavunja Imana yaguhanduye niyo wasize, nibyo bintu wasize. Abadayimoni bakunigaga amanywa nijoro, ubwo nibyo bintu ugiye kugira ngo twarasize, ngo ni ukuri. Ahubwo hashimwe Imana iteza abantu intambwe. Haleluya! Warasize. Wasize iki? Wasize iki? Bya bintu byahoraga bikwirukankana, bya bintu byakunigaga mu ijoro, uriya mutungo wari uryoshye, iriya mari yari sawa. Kambabwire, hari abantu basize, ureke wowe. Hari abantu basize pana wowe, kandi basiga ibintu by'agaciro. Barahari. Rero Imana nikora imirimo n'ibitangaza, ntukwiye kubyitirira umuntu uwo ari we wese. Imana ikwiye kubahirwa imirimo yakoze, kuko Imana yitwa ishobora bingahe byose. Dareka pese ade ava adikatoma taya zingini my the four besike shoni meri we resist andone meri glory be asia. Hallelujah. Imana ihimbazwe. The remaining five the kostika there. Imana ishimwe. Hanyuma aravuga ati ndabacungira hafi ndabazi. Abacungira aho hafi aho. Abahanga iyo usomye Bibiliya usanga yariyeretse abigishwa be ibihe 9 mu minsi 40 yamaze atarasubira mu ijuru. Numva ukuntu yarabafitiye impuhwe. Ibihe bingahe? Yariyeretse ibihe 9 atari ukubera iyindi mpamvu, ari ukugira ngo batamutoroka. Mu gihe umwuka atari yaza ngo akube bugufi, Yesu agucungire bugufi, Yesu akube hafi, Yesu avugane nawe, Yesu akorane nawe, Yesu agendane nawe, Yesu ahagarane nawe, Yesu akurinde, Yesu agukomeze, Yesu akurinde, Yesu aguhagarareho. Mu gihe atari ya adaramene fori ya bika sonema janemo sikedome piste for jama atikide hari wizimai onetante. Haleluya. Sifa ni zako Bwana. Asifiwe. Kungoma ari kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari kungoma ari kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari kungoma ari kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari kungoma. Ai kungoma ari kungoma yaranesheje, urupfu yarumize bunguri. Umwami Yesu ari kungoma. Ai umwami Yesu ari kungoma. Umwami Yesu ari kungoma. Nukuri umwami Yesu ari kungoma. Ai umwami Yesu ari kungoma. Barakora we umwami Yesu itasaba kitaya. Umwami Yesu ari kungoma. Nukuri umwami Yesu edesika. Umwami Yesu ari kungoma. Ai ni muhumure ari kungoma.
ayini mumutabaze azagukiza amakuba yawe niwuza guha kubyara rero niwuza kubakira n'urugo niwe uzatumuta mwana niwe mutabazi wawe yewe niwe utanga amahoro niwe uhindura amateka hiye umwami Yesu kadada sipa singa nimba kita posa pati yane bakitara tanani sakitamo niya baki hiye umwami Yesu umwami w'abami umwami uhindura amateka umwami niwe utanga urubyaro umwami uhindura amateka umwami ukiza abadayimoni umwami utanga n'agaciro umwami wakuviriye kera uwapfuye maze akazuka komera sikamani kasikati yaba kati umwami Yesu umwami Yesu we umwami utugirira neza ari abiyereka ibihe 9 kugira ngo batamucika senemeke ibyo bihe 9 arushaho kubiyereka arushaho kubabwira ati muramenye ntimugire aho mujya uko ababwira ayo makuru akarushaho kubashaka amen hanyuma kuri uyu musozi witwa Elayono aho yari agiye gusubirira mu ijuru niho yababwiye ati mugende murindi iminsi 10 ishize bahabwa umwuka wera yari yarababwiye ngo nimubona by'ukuri muzaba abagabo bakumanya irya kabiri muzahabwa gushira amanga irya gatatu muzuzura ibihamya irya kane muzagira imbaraga irya gatanu muzaba abantu bakoresha ibintu bikomeye irya gatandatu muzaba bakwifuzwa irya karindwi muzategeka irya munani ntabwo muzashoborwa n'ikintu icyo ari cyo cyose nzabaha ubutware tubanza duhereze Yesu icyubahiro kabanze mbabwire hari umugabo witwa Nikodemu ngo yasanze Yesu haramubwira ariko tindabizi ko uri umwigisha wavuye ku Mana kuko nta muntu ushobora gukora ibintu ukora ataravuye ku Mana ariko mbwiza ukuri nkora iki ngo nzajye mu ijuru taramubwira ati ni ibintu bibiri gusa ni ukubyarwa n'amazi n'umwuka ni ukubatizwa mu mazi no mu mwuka si byoroshera wowe rero ikibazo cyawe ni kimwe ikibazo cyawe ni kimwe ikibazo cyawe ni kimwe wowe ucunganwa n'umubatizo utuma itorero rikwemera ariko umubatizo utuma ijuru rikwemera ntabwo urawufata ndaguha ibihamya by'uko utarawufata dore ikikubwira ko ikintu cyabatijwe ubu reka nguhe urugero rw'aka gapapuro thank you urugero rw'aka gapapuro murakabona aka gapapuro ni umweru wa kade kugira ngo rero mbereke icyo bita kubatizwa reka twibaze ko aka gapapuro kashobora kuba kari ubururu cyangwa ari icyatsi cyangwa se ari oranje cyangwa se ari jone Yesu nashimwe reka twibaze yuko aka gapapuro ariko kasaga tutekereze ko kasaga gutya
gasa gutya ayo mabara mvuze, icyatsi, jone, oranje, ubururu cyangwa se umutuku. Hanyuma ariko umuntu ugashaka ntabwo agashaka muri iryo bara, ahubwo aragashaka kabaye umweru wakade utarimo akabara kandi akariko kose. Nguko rero kubatizwa keto elhoria bizia nicyo bita kubatizwa. Kubatizwa ni ugufata umuntu ukamwibiza mu mazi wese akibira, cyo bita kubatizwa. Iyo rero ushaka no kugira ngo akagatambaro gahinduke ibara ushaka, baragafata bagakora irangi ry'umweru dede, bakagafata na ya mabara uko kari kameze bakagaterura bakakajyana no muri rya rangi bakakavikamo hose n'imitwe bakakavikamo bakakugeza igihe gahindukiye umweru wakade. Ko gatambaro burya kaba kabatishwe. None kutubwira ngo umwuka wera kuriho kandi tukikubonaho imico y'iwanyu, niba warabatijwe umwuka wera kaba kuriho, ugomba kugaragaza itandukaniro na bene wacu, ugomba kugaragara ko wafashe ubundi buzima. Niba hari ubuzima bwa kera bukikugaragara bimeze nka rya bara rya kagatambaro ryanze kuvamo kabone n'ubwo wakavitse mu irangi. Nawe rero iyo uvuga ngo wuzuye umwuka wera ariko ukabona hari imico ya kera n'imigirire ya kera ikikuriho, bigaragara ko rwose uwo mwuka wera atigeze agufataho wese. Hari ibintu ushaka ugomba kurandura ugahinduka rwose. Niko ijambo rivuga ngo muhinduke mugize imitima mishya. Mutima mushya uzabaza Imana uko ubumeze. Ku mutima wanjye ko numva nakijijwe, urashaka kuba mushya ku ruhe rugero? Imana izabikubwira. Umutima mushya ni umutima utakurega ikibi icyo ari cyo cyose, haba mu bantu ndetse n'imbere y'Imana. Ariko abantu barashaka kugira ngo tubabwire yuko bakijijwe bakagera iyo bajya kandi bafite imitima ishaje. Imitima yabo irimo inzika, irimo intambara, irimo ipikupiku, irimo inkokora, barara baterana inkokora, bavuga nabi, arara areba ku rusizi, umugabo areba ku rusumo, ngo ubwo yarakijijwe. Ntabwo ukijijwe, witubeshye, ntabwo wahindutse, uracyafite umuzimu iwanyu. Nese ayo mahane ntabwo ari iwanyu, izo ntambara si zo kwa so na so wanyu. Nase kuki ushaka kutubwira yuko wageze iyo ujya kandi ufite ibibazo? Oya, witubeshye. Kandi reka nkubwire, ibi bintu nkubwiye ntabwo ari benshi bazabikubwira, ntabwo ari benshi, uzahura n'abantu bakeya cyane bazabikubwira, ariko mu bazakubwira ibyo binyoma sindimo. Jewe nitwa Pasiteri Moise, sindayigaya, aho mvuka ndahazi, Yesu yamaye agakiza, ndushye ndakeneye. Ntabwo rero niteguye kukubeshya, kandi biraba ngo tubayobore nk'abazababazwa. Mpora niteguye kuzabazwa ibyawe mu gihe nakubwiye ibitari byo. Mpora ndireze. Kandi reka mbabwire, umuriro w'abapasitori babeshya abakozi, babeshya abakirisitu uturanye n'uwa shitani. Imana izamubwira ati nguha akazi, nguhindure umwambasaderi, nguha akazi, nguhindure umwambasaderi wo kujya umvugira, nurangiza ugenda uvuga ibyawe n'iby'amadeni yawe n'iby'inzara yawe aho kumvuga. Kandi Yesu wagushyize mu kazi ari umutabazi, kandi Yesu wagushyize mu kazi ari umukire, kandi Yesu wagushyize mu kazi ashobora byose, kandi Yesu wagushyize mu kazi ahindura ibintu, kandi Yesu wagushyize mu kazi arwana intambara yawe, kandi Yesu wagushyize mu kazi afite ubushobozi bwo kugukenura impande zose. Warangiza ngo urumva ngo nta kundi nari kubigenza, hanyuma se utari wiga ayo manyanga wabagahute, utariga ayo manyanga, ubwo buryogo bwawe utarabwiga wabagahute, ngo urumva ngo nta kundi nari kubigenza, ngo nagomba gusambana kugira ngo mbeho. Utariga gusambana wabagahute, utariga kwiba, utariga kunyanganya wabagahute. Iyo agutungaga kera n'uyu munsi yagutunga, ahubwo ikibazo wamaze guhinyura imbaraga zayo, ushaka kuyivangira. Ariko Imana wiyivangira, ni Imana ishobora byose. Iyo ikinze ntawe ukingura, ariko niyo ikinguye ntawe ushobora gukinga. Yaravuze ngo nzakujya imbere ahataringaniye, nzaharinganiza ibihinduza by'ibyuma nzabicamo. Kandi
iyi Mana iyi ngiyi ntabwo ikeneye inkunga z'abantu, ntabwo ikeneye sapoti z'abantu, ntabwo ikeneye abaterankunga, ntabwo ikeneye abunganizi, ntabwo ikeneye no. Ku Mana ntabwo hazamo jeroneri na application letter. No, ntabwo ari ibyo bivuga, kuko hari n'abandi tabara atari uko bazi kwandika jeroneri do madresse. Jeroneri bwo niba ruwa twajyaga twandika kera tukirangiza kwiga, twasabaga akazi dukoresheje ko twize muri francophone, tukavuga ngo jeroneri do madresse auprès de votre haute autorité en vue de solliciter un emploi. Ubwo nanze gukomeza nayirangiza yose, twabaga twarayiborotse uko umuntu yandika n'amaxta byose n'iki byose, en effet monsieur directeur cyangwa se romancier, ugashyiraho nyine ngo nizi ibi ngo nuko ngo nizi ibi ngo ni gahango nakoze ibi, ibintu nk'ibyo. Ntago ku Mana kugira ngo Imana igutabare ntago bigombera jeroneri, ntago bigombera jeroneri. Jeroneri ni ku bantu, ishobora no kugutabara hatabaye jeroneri. Ntuze kugira ngo ndi gupfobya bize, ntuze kugira ngo ndi gupfobya gusaba akazi. No. Ngiye nkunda n'abarokore bakora, nuno bimenye. Abantu b'abarokore bashaka guhora banwigira, bambaye inkweto zinwigira, bambaye amagurumete n'ibikomo byinshi n'ibiki byose, bagenda bisize bipodoye, biteye ibishahuro, bagenda batikoza badakora. Abo bantu nge ntabwo dukorana. Abo bantu reka amasengesho. Niba Imana ikubwira ngo nzaguha umugisha wo mu majyana amazi ukanga gukora, none sizawuguha gute? Genda ukore, Imana iguha umugisha. Hanyuma rero niba udashaka gukora uzawukura. Si ubundi aya maturo yo bagusaba uzayakura na bya byacumi uzabikora yose udakora, ahubwo kuzaba uri umuzigo, ko wowe uri ikibazo, ko wowe uri imari iremereye mu rusengero, uri ikibazo, uri umuzigo, ahubwo wowe ni woroshye. Kuko wowe nayo tugusengera ntiyagufata. Ni nko gutera irangi ku cyuma kinyerera, rinyerera rivaho. Ntuguteraho amasengesho avaho, kuko ntago ajya agerageza iby'Imana yamwibwiye ngo abisengere abihagararemo. Umva ni ikibazo. Imana ikubwiye ngo genda nzabana nawe, ugomba kugenda, ntabwo ugomba kuryama. Imana ikubwiye ngo haguruka nzabana nawe, ntabwo ugomba kwicara nyine. Imana ikubwiye ngo humiriza nzabana nawe, ntabwo ugomba gukanura, urahumiriza. Imana ikubwiye ngo urambura amaboko nguhe, urayarambura, ntabwo ugomba kuyahina. Ibintu rero iyo utarabimenya ngo ubikoreshe uhemukira Imana, kuko uba uri mu bantu bagoranye. Kandi ndagira ngo ubwire ngo iyo ukuyemo amaboko, Imana yaravuze ngo abagwaneza bazahabwa isi izaguha nuko amaboko yawe izayahirika yahumugisha ugakora bikemera. Hanyuma se izaguha isi se kwirwa uyigenda uyitarasa, ntundi ntawakubuza. Kandi n'abantu barwaye bafite uburwayi bwo mu mutwe barayitarasa, ariko ntabwo bahawe isi, ahubwo barembeye mu isi. Ubwo rero ntekereza ko kuguha isi ntabwo ari ukuyiguha ngo uyizezengereremo, ahubwo ni ukuyiguha kugira ngo uyibyaze umusaruro. Hanyuma umusaruro uzawubyaza udakora, ntabwo bishoboka. Ugomba gukora ukagira icyo ugeraho. Ibintu byo guhora uvuga ngo umuntu ngo twasenganye ngo arama 5 ngo arama 10, uwo mwuka muwugabanye, muwuveho. Kuki wowe Imana itakuzamura? Ariko abo Imana yahaye iyo basenga ni mukuru w'iyo usenga wowe, kuki itagutabara? Nawe ugomba guhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikuzamure mu izina rya Yesu. Amagambo asharira ndabizi ntago akunda kubagwa neza, ariko mwihangane. Umuntu avuga uko ari. Narababwiye ngo umuntu asimbuka uko areshya, kandi ntawe wihaganyura indagara. Yesu ashimwe. Hanyuma agumana nabo ibihe 9. Bukeye bahabwa umwuka wera. Ngo bahabwe umwuka wera batangira gukora imirimo n'ibitangaza. Ngo bahamyaga bashize amanga. Yesu nashimwe. Ngo bahamyaga bashize amanga. Petero ngo niwe wari umusitari ukomeye. Hariya ubundi guhera mu gice cya mbere kugeza muri 10 na kangahe, ubundi uhabona abasitari babiri, uwitwa Petero na Yohana. Wazamuka hejuru muri 15 ugatangira kubona undi musitari ukomeye witwa Paulo cyangwa se Paulo, wahoze yitwa Sauli, ari we ndasorezaho. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ngo hari umugabo w'umusitari witwa Petero ndamukunda. Petero mu gihe atarahabwa umwuka wera yari yarabigaragaje, yari nyabwangu, yarirukaga ariko agakoresha. Twabuze aho tugushakira. Mu bantu bafite ishyaka rya vuba turakubura, no mu bantu bagenda gake tukakubura. Tuba tubona ibintu byawe birimo ukuntu wadushize muri confusion, dushize muri confusion, uraduconfusinga.
utuma tuhabuze ahantu tugushakira. Petero yaranyarukaga umunsi baza gufata Yesu, yari afite inkota hafi aho, ahita agurukira ku gutwi abaragukoze nta bintu byinshi. Yesu ati Petero rwose gabanya izo ntambara zawe zo mu mubiri, subiza inkota mu rwubati. Aravuga ati sawa, noneho niba ari ibyo urajya urenga mpinguka tagira unkoraho. Ariko nawe akagendana n'inkota ye. Uwo ni Petero yuzuye umwuka wa, ngo hari saa 3 za mu gitondo, ngo abatambyi bakuru barazamuka muri bya 3,000 byaje kwihana, nabo baza kureba ibyabaye. Ngo bahageze barabata, bariya abagabo basinze turabazi ntabwo bize, abantu batize buriya Imana ijye gukuraho agasuzuguro k'abazimu. Niba utarize ubwenge bw'Imana bugufashe, niba hari aho utari wagera, Imana iguprotokole ku rwego nawe kunyuzamo ijisho, ariko ntihagire ugufataho ijambo mu izina rya Yesu. Iyo umuntu Mana we, iyo hari ibintu udafite umuntu agira ngo ni ubujiji. Bati basinzihiye. Petero yuzuye umwuka we arabahamiriza, aravuga ati yemwe bagabo b'i Yudaya n'i Yerusalemu, ibi mubimenye ntabwo twasinze nk'uko mubyibwiye. Iyi ni isaha ya 3 uyu munsi, n'uwaba yasinze ntabwo yaba yari yagera kuri iki kigero. Arababwira ati ahubwo wa wundi Yesu umwe mwishe mukamubamba, dore niwe ukoze ibi ngibi. Dore abagabo buzuye umwuka we, dore abasambanaga buzuye umwuka, dore abari abajura bawuzuye, dore abicanaga bawuzuye, abo bari abagome bahawe imbaraga. Tera haleluya. Petero yashiragamo agatege. Noneho Petero rero Yesu nawe amukoresha ibintu bikomeye, ngo agera ku rwego Mana we, Mana turabakene, Imana idukenure. Ngo agera ku rwego ngo yatambukaga n'igicucu cye. Mwabisomye muri Bibiliya, ngo ku rwego abantu bazanaga n'abarwayi ku nzira ari bunyuremo. Ariko Mana, ariko reka mbabaze, ko hari abantu babirata ngo jewe ngo nakwatura ijambo nkagukiza. Uratubeshya, udukiza he? Wabanje ugakiza bene wanyu bacira inkondo, wabanje akaba ari bukiza ko nabo bahari. Yesu atagukoresheje ntacyo wakora, oroha. Njyewe ndi mu bantu Imana igikoresha kenshi, ariko ntago njya mbyiyitirira. Wapi, sinshobora, ntago nshobora, kuko nanjye abibwiye ati ndabiguhaye ubyiyitirire. Abo naheraho muri bene wacu ndabahasi basezengeye, nibo naheraho nkabona kukugeraho wowe. Hanyuma rero kuko atari ibyanjye, bikora mu gihe Yesu abishakiye. None rero niba Yesu abikoresha igihe ashakiye, kuki ushaka kubyita ibyawe? Kubera iki? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hanyuma arangije ngo aba bantu Petero bari baramaze kumubona ko yatambutse. Ubundi hari igihe umuntu atambuka mu cyo bita kwizera no mu mbaraga, ugatambuka n'abantu bakabimenya. Imana ikunkurize rata, Imana ikunzamurire, Imana ikumera amateka, utambuke cyane, utambuke. Ngo bajyaga bamureba ngo bakamwita umurobyi, ngo bakavuga ngo ni uwo ngo ni Simoni mwene Yona, ngo ni umuntu ugenda n'inkota, ngo ni umuntu udasobanutse. Ariko umwuka yamugezeho, abantu barabimenya, baravuga ati wa wundi mwene Yona ntabwo akiri wa wundi urora amafi, ntabwo akiri wa wundi wishundura, afite imbaraga zikiza abarwayi. Haleluya. Ngo bigera ku rwego, ndafashijwe Mana, ngo bigera ku rwego bitakiri ngombwa ko abarambika ibiganza, bitakiri ngombwa ko akemeye abadayimoni, ngo akemeye dayimoni, avuga ngo kemeye dayimoni, avuga ngo toka. Oya, ntabwo akiri kuri iyo revo. Ahubwo Petero yanyuzeho gusa igicucucucu cye kirukana abazimu, kijwigiriza abadayimoni, zajya bigi ziragenda, abarangi barasohoka. Tera haleluya. Bega umugabo uryoshye, bega ibintu biryoshye, icyamukinjira muri ibyo bihe. Haleluya, 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 haleluya. Data wa twese, bari kureba izo mbaraga,
ndashaka kugira ngo ngukundishe gushaka imbaraga z'umwuka wera. Reba, umuhungu yahawe umwuka wera gusa, ariko ntimukumve gusa urwo rugendo ngo rwo kuzura umwuka wera ngo no kuvuga mu ndimi ngo wibwire ngo byapfuye kuza gusa. Reka da, Yesu yarabanje arabatereninga ngo yari yabohereje kwirukana abadayimoni, ngo bagezeho abadayimoni barabagangarana, ngo bakajya babwira ati mwebwe satera kareka, ati ntabwo mwe mwatwirukana. Ngo baragenda bamubwira ati mwami, hari abadayimoni twirukanye baragenda, hari abo twakubise turabashwiragiza baragenda, ariko hari n'abatugangaranye, banadusuzuguye, banadututse, batubwiye nabi. Yesu arababwira ati ati bene uwo mudayimoni ntakurwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. None wowe kukunda ibiryo nk'umudaho, kukunda ibiryo nk'ikimamiyo, uzasenga ute? Uzabona izo mbaraga gute? Hanyuma ngo abo bahungu akibabwira gutyo bafatiyeho barasenga, baravuga bataho kugira ngo abadayimoni bajye badusuzugura, aho kugira ngo tujye turara duhebeba nk'ihene, turemera dusenge dayimoni ziduhunge. Uko bashyiramo umwete abadayimoni barabimenya, uko bashyiramo umwete Imana irabasanga, uko bashyiramo umwete ibihe byabo birahinduka, uko bashyiramo umwete identite yabo irahinduka, bahinduka abanyembaraga. Akira Panekote mu izina rya Yesu, 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 akira Panekote mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo ibihe byabo birahinduka, bagera ku rwego bigendera gusa n'igicucucucu cyabo, ngo dayimoni yababona gusa bagenda kavuga ati abo baranyica. Umva sha, urabona uyu nguyu mu nzu yazamo umudayimoni, urabona umurozi yamubasha, umucuraguzi yamushobora, abarungi bamubasha, ibyo byashwekuru n'ibyo bya nyabingi biri guhangana nabyo byamushobora, abatwaye ifoto bamubasha, abatwaye umwenda bamushobora, abatwaye agasatsi bamusaza, abatwaye igitambaro bamubasha, abatwaye umwenda w'imbere bamushobora, abatwaye amazina y'ikuzimu bamushobora. Ntabwo bamushobora. Afite imbaraga zimirizi, afite imbaraga zitegeka, afite imbaraga zihindura, afite imbaraga. Tera haleluya. Uzamuke mu mbaraga, mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, imbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, yewe imbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, yewe imbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, yewe imbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, yewe imbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, yewe imbaraga, uzamuke mu mbaraga, yewe uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, uzamuke mu mbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga, yewe imbaraga, imbaraga, yewe imbaraga zigutabara, yewe imbaraga, yewe imbaraga ubuzima, yewe imbaraga umwuka wera, yewe imbaraga Yesu. Tera haleluya. Imbaraga zirukana abazima, imbaraga zitanga ubuzima, imbaraga zidashobora kugusiga uko zagusanze, imbaraga zidaterwa ubwoba n'ibihe, imbaraga zigenda hejuru y'inyanja. We, izo nyanja zawe z'ibibazo zizarangizwa n'izi mbaraga. Ibi bintu byo kuduhora utubwira ngo tugusengere, tuzagusengera niyo twakurambikaho ibiganza n'ibirenge udahinduka, ikidayimoni cyawe ntabwo kizagenda. Hari umudayimoni wirukanwa no gusenga no kwiyiriza. Ibyo rero ni inshingano yawe, gusenga no kwiyiriza, gusenga no kwiyiriza ubusa. Arababwira ati ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Twihuse
ngo bamaze guhabwa izo mbaraga ngo biyegeranya kugabana kujya basangira ibyabo. Baravuga ati ubundi ntabwo bidukwiriye wagira umuntu muri twebwe tubamo w'umukene. Baba bati ntabwo bidukwiriye, naho wowe uzarebe usengana n'umuntu yanambaye n'imyenda icitse cyangwa se yacutse yamushiriyeho, ugakomeza ukajya umureba ukajya umubwira ngo Yesu azagutabara, ngo humura ngo Imana yawe izaza izindutse kandi wowe imyenda yuzuye garderobe, ngo yewe ngo humura ko Imana ntabwo ikoze isoni, ngo ntabwo uzamwara, ngo ntabwo uzi ijambo rivuga kuko umwami Imana azantabara. Mwigize incakura, Imana sizamutabara. Imana mu ijuru igira imyenda ko Imana ikoresha wowe, hanyuma nawe ikaguha umugisha. Rekura ibyo ufite kugira ngo ubone ibindi nawe udafite, kuko niko bigenda. Ubu ngewe ndamutsemo agatiye ibitabo byinshi byuzuye mu ntoki, singire ibyo ndekura ntabwo nashobora kwakira ibindi. Kugira ngo wakire hari ibyo ugomba kurekura, kugira ngo ugire icyo ubona nuko hari icyo ugomba nawe gutakaza. Turimo turajyana ibyo rero, turanabivuga abantu ngo ngo zirango ni inyigisho ngo ni igipindi. Sawa, shora amagambo nawe uzasarura amagambo. Shora ibyo bintu ngo ndakubita abazimu hehehe, bazaguhunga ariko nawe nureba usange ntacyo wabonye. Nta kindi nyine abazimu bagiye ariko nta n'akantu ufite, uzajya uhora mu mufuka uri amputi, kuko icyo biba nicyo. Hanyuma se kuki mushaka kugira ngo dukoreshe ijambo ry'Imana uko ritari? Wowe ufite imyenda, ufite ibiryo ko ufite ibiro 5 by'umuceri, wakweho kimwe ugahuriya muntu uri kuburara. Kuki ushaka kugira ngo nukuri ngo Imana ngo kumenyera ibigukwiriye, ngo yewe ngo Imana ngo yikwatirize ngo igire uko ibigenza. Akajya muri mbe ufite uko ubigenza, Mana ufite ukuntu ubigenza. Yewe humura biri bwemere. Tega abazimu, uri igisambo, uri n'inturi hubwo, ntabwo woroshye. Ntabwo ari uko umuntu w'Imana abaho. Umuntu w'Imana akoreshwa n'umwuka akamubwira ngo nawe gira icyo ukora mu bushobozi bwawe butoya. Bo rero ngo babanaga ngo basangira byose. Ndashaka kuvuga icyo bita umumaro w'umwuka wera. Umwuka wera ni icyo bita akora akazi kitwa iperereza, ni maneko. Akora akazi ko kuneka amakuru yose, aya hafi n'aya kure. Ngo bari barahawe umwuka wera rero. Umwuka wera abana nabo ngo baratangira bati tugiye kujya dusangira ibyacu, nta mukene ukwiye kutubamo mwiyeranje. Ako kazi wagaha bitorero rya none ntago bakabasha tugabana. Hari uwahita avuga ati oya urusengero nduvuyemo tuzaba tugabana undi munsi. Tugabana se muri bene mama? Yahita bati ntago muri bene mama. Undi mwemwe nubwo mushaka kuvuga ngo hari ibintu ngo mushaka ngo by'intumwa, hari urugero rw'imibereho tutari twageraho. One se siko kuri? Niba ushaka kugira ngo, ntabwo Imana ishaka ko ugabana nka bariya. Fata ku byo ufite ugira abuha. Fata ku dufaranga duke ufite ugira ugaburira. Fata ku dufaranga duke ufite ugira wishyura mituweli. Fata ku dufaranga duke ufite ugira umwana kuki abana barunaka. Umwana umuntu afite abana 5 ngo bababyaraga ngo babyara. Ibyo ntabwo ari byo bigukwiriye wowe muntu w'Imana. Ayo magambo yawe ni amagambo y'abapagani. Wari ukwiye ubwo muri ya mafaranga wabonye, wari ukwiye guhamagara wa mubyeyi ukamubwira uti kugira ngo kandi wa mwana yige, ukamubwira uti uyu mwana nabonye udufaranga tw'igihembwe, nyereka konte y'ishuri mwishyurire. Ibi bintu byatuma Imana ikwagura. Naho amagambo se gusa wiri gushora hirya no hino, wabaye nk'abo muri Atenayi ucuruza amagambo gusa, niyo uzasarura rero. Kucyo wabigye nicyo usarura. None murashaka ngo mbabwire ibyiza? Reka nze mbabwire ibyiza. Haleluya. Bagiye inama bati tugomba gusangira ibyacu. Ngo baratangira baragurusha, ngo barabizanaga bakabereza intumwa bati ngaho ni mu bigabure. Bahawe umwuka 120, ariko baravuga tabi intumwa turazizi umubare wazo, nizo zizajya zibigabanya. Nibo bakuru, nibo bafande, nibo bashumba. Baragenda rero bakagurisha bakazana. Mwuka wera agakora imibare akabaneka ngo arebe ko bamaze kwemera. Ngo harimo abantu rero baseseye. Buriya dufite abantu baduseseyemo batubwira bati turi kumwe natwe turabarokore. None ngo harimo abaseseye witwa Naniya na Safira, bari baracengeye ariko bafite umutima w'ubugugu. Baragiye ngo bagurisha isambu yabo, bahita bapasuramo 2 bati ntibakazakubishisha. Ibyo abarokore se buriya bihindutse wabigenza ute? Birirwa bakubwira ngo baguhanuriye teragide Imana yavuze ibyo bintu mu bigabanye. Maze rero hari ukuntu umuhanuzi ajya ari ati sharabaganda ramena itasi paracetamol, nawe uti wi ati mva
ati byo simbyumvishe arangije ngo aragenda aragurisha, arangije araza agabanyamo kabiri, abyumvikana n'umugore aramubwira ati madamu uramenye bariya abantu turimo ntawamenya mwitonde, ibintu byo guhora batubwira ngo amafaranga arakenewe, ibintu byo guhora batubwira amafaranga, ariko kuri wawe nawe ukoresha amafaranga, kuki ushaka ko inzu y'Imana ibaho yitagira amafaranga? Ntabwo umubiri wa Kristo wabaho nawe udafite ibikoresho. Ibi bintu uvuga ntabwo byuzuye, birimo ubukene bwinshi. Nawe ubwawe urabizi ko ukenera kwisiga, ukenera gutega, ukenera. Niba urugo rw'Imana twebwe tubikenera turi umuryango w'abantu 10, turi abantu 5 cyangwa 6 cyangwa 4 cyangwa 3 cyangwa 2 cyangwa n'umwe. None urugo rw'Imana rurimo abantu 100 nirwo rudakeneye amafaranga, kandi rufite abantu benshi, rufite abantu 100 ahubwo ruyakeneye cyane kuko abarugana ni benshi. Kandi uko nukuri kw'ijambo ry'Imana. Noneho ngo baragabanya baraza, Ananiya ngo ahinguke imbere ya Petero abagiye mu rw'iwacu. Imana iramubwira ati bariya ni ibisambo, bariya ni insesezi, bariya ni abaryogo ntibakubeshe. Data wa twese, mvuze abaryogo ntabwo ari mu biryogo, ni abantu bafite imico idasobanutse. Hariya tuzagira umbeshyera, ntabwo mvuze bariya ni abaturage b'u Rwanda batuye neza, hariya ni sawa. Haleluya. Hanyuma ati bariya ngo baraza, Ananiya ayingutse imbere ya Petero. Ti Ananiya, ndati karame, ti uzanye ibiguzi by'isambu? Ndati yego ngibi rwose, ngibi mukozi w'Imana. Petero ati irambwiye ngo ntabwo ari ibi ngibi. Na Ananiya oya ni ibi rwose. Akibivuga ngo ni ibi, yamane yitwa Umwuka Wera ihitiza ngo ibiramuhwanyije, abaramanutse no hasi ngo ngo hari abahungu harahirya nabo bashinzwe guterura. Urareka nkubwire, hari abantu bashinzwe guterura bakajugunya hirya batinde mu mufademo, ye kutunukiramo barahari we, banaga hirya batimugire vuba nanuko bareba kuri buhembuke, reka bajugunya vuba kugira ngo udatera ibibazo. Ngo bagiye kumujugunya, umugore nawe barinjiye ngo ahinguke nkatariko, aramubwira ati niko madati ibi biguzi koko nibyo mwagurisha isambu? Ndati kandi ngo yarabanje Petero aramuganiza Ananiya we, ukiyifite ko yari yawe, iki kiguteye rwose kwihemukira? Biriya bintu bigihari byari byawe, ntiwari ubyemerewe? Undi ati yego. None se niki kiri gutuma ukora aya makosa? Ndatumva re ti ni ibyo nyine, birangira apfuye ntiyanayarya. Umugore nawe ati rwose bahuza inama, aramubwira ati dore ibirenge bivuye guhamba umugabo wawe bigeze hano. Ako kandi nawe yikubita hasi aba arapfuye. Ngo apfe, bahungu bazi guterura vuba nawe baramujyana, ntabwo bamworoheye, ntabwo bavuze ngo yego mwanze muhungize ngo bashize mu muryango. Reka da, buriya kuririra umuntu Imana yishe biragoye. Kuririra umuntu Imana yishe, kuririra umuntu Imana yahombeje, biragoye. Umuntu Imana imumereye nabi kubera ko yayinaniye, kumufasha biragora. Ngo bamaze kubashingura bakomeza gukora imirimo n'ibitangaza bashize amanga, simbutse nihuse. Hanyuma uyu mwuka akomeza kubana nabo, aza kugera ku mugabo witwa Pawulo, ngo afunze azira ubutumwa bwiza. Uyu mwuka nababwiye ngo atubera maneko, atumenyera amakuru. Umwuka Wera atamuke akumenyere ibyenda kukubaho, akubwira amakuru ya none na y'ejo hazaza, atabara ubuzima bwawe. Abaragiye muzabona hariya avuga ngo mwishywa wa Pawulo. Uriya mwishywa wa Pawulo iyo usomye ibindi bitabo agereranywa n'Umwuka Wera, uko atunekera amakuru, akatubwira ibyenda kuba, akakubwira ngo dore hariya bari bukwice ariko unyure hariya,
hariya bakoze inama ariko ndagutabarira hano, hariya baguhagurukije ariko ndakurengera gutya. Umwuka wera tubera mani. Haleluya, haleluya. Paulo ngo abagabo bakubita agatoki ku kandi baravuga bati ntabwo tuzarya ntabwo tuzanywa tutarica Paulo. Reka mubwire ijambo rikomeye mwene data, emera umwuka wera abane nawe. Abakubita agatoki ku kandi, abagambiriye ko bazaguhitana, abahagurukiye ubuzima bwawe, abashatse kugushyira munsi y'ibirenge byabo, ntacyo bazagutwara. Imana izagutabara kuko ni Imana ishobora bingahe. Nyumva utere haleluya, nyumva utere haleluya. Wowe ufite umubabaro wuko hari ibintu bitagenda neza, ijuru rizagutabara. Emera wakira umwuka wera. Ufite umubabaro yuko hari abantu bagufashe ijambo, emera wakira umwuka wera, ijuru rizabyiberamo. Ufite agahinda yuko hari ibyo wagerageje bikanga, emera wuzure umwuka wera, ijuru rizabirwana kandi bikunde. Ufite urugamba wabonye rwanze kurangira, emera wuzure umwuka wera, ijuru rizabisobanura. Imana irashaka gusobanura amateka yawe. Hari ibintu Imana igomba gukora ku buzima bwawe cyane cyane. Abantu ngo bakubita agatoki ku kandi ngo baba 40. Reka nubwo uri gutabaza we nibaraba 40, ntabwo baraba 40 da. Hari abakigucira kari urutega, hari abakivuga ati ni uwacu ntacyo, nimwihangane ni uwacu. Hari abavuga bati twarahoranye ntacyo, nimwihangane. Hari abakivuga ati ni uwacu. Ariko nagira ngo ubwire ngo abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabatsinda twizeye izina rya Yesu. Ingabo yitwa Kristo yarabana natwe nidukingira ko mutaririmba. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Imana irashaka kukumenyera amakuru y'aho ibintu byawe byazingazingiwe. Imana irashaka kukumenyera amakuru y'aho urugamba rwawe ruri. Imana irashaka kukumenyera amakuru y'aho abakugenza bari. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Nta kindi bigusaba, emera wuzure umwuka wera, emera wuzure umwuka wera, emera wakira umwuka wera, emera wakira izo mbaraga, emera wakira ibihe, emera wakira amavuta, emera wakira imbaraga, emera wakira ubudahangarwa. Imana ibane nawe mu izina rya Yesu. Ndashaka ko twinjira mu gihe cyo gusenga kuko hari amakuru Imana igomba kuguha. Yesu nashimwe. Nubwo hari abanzi bagushaka, nubwo hari wabarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo hari wabarira, hari Imana ije gutabara. Ai, nubwo hari mwabarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo hari nubwo hari mwabarira, hari Imana ije guhoza. Nubwo hari mwabataka, hari Imana ije gutabara. Nunabaruza nabarunabaye, ntukansubize mu mubabaro wanje. Nunabaruza nabarunabaye, ntukansubize mu mubabaro wanje. Uzabungiriye neza, uzabungiriye neza, uzabungiriye neza, uzabungiriye neza. Mana uzabungiriye neza, n'abantu uzabungiriye neza, nutsindira
ungiriye neza, numva amahoro uzaba ungiriye neza, nutanga ubuzima uzaba ungiriye neza, nunyubaka uzaba ungiriye neza, nunyubakira uzaba ungiriye neza. Data wa twese Imana ishimwe, uzaba ungiriye neza, uzaba ungiriye neza, Mana uzaba ungiriye neza, nubaka uzaba ungiriye neza, mahoro uzaba ungiriye neza. Uzaba ungiriye neza, Mana uzaba ungiriye neza, nutsindira uzaba ungiriye neza, nutanga amahoro uzaba ungiriye neza, nunyubaka uzaba ungiriye neza, tanga ubuzima uzaba ungiriye neza. Uzaba ungiriye neza, uzaba ungiriye neza, Shanana, uzaba ungiriye neza, uzaba ungiriye neza. Kane basa, pena sana kia bango zako taki ya bango de kefaria, pesa dika sika foda boni ya bakosema, ungiriye neza.